Nizere ko mudafite ubwoba gaho nimwikomeze kuko ubu ngiye kubagezaho inyamaswa zica abantu benshi kurusha izindi ku isi. Muhumura ariko ndahera kuzica bake ngende nzamuka, nanone kandi nyinshi kuzirinda birashoboka, izindi nubwo muzigera muhura nazo. Nimuhumure, turabonamo udusimba duto utanakekera ubugome ndetse n'ibinini bimwe ubona ubwoba bukagutaha umutima. Urutonde rw'inyamaswa 20 duhereye ku mbogo. Mbogo ni igikoko ubusanzwe gitungwa n'ibyatsi, ukikibona wagira ngo ni inka yarisheje neza. Nyamara imbogo zica abantu bagera kuri 200 buri mwaka. Tekereza watembereye muri pariki maze wajya kubona ukabona mu buryo butunguranye ikinyamaswa gipima ibiro hafi 700 kije kiruka kigusanga. Bikurikiraho wibitekereza, byishimo bihinduka amarira. Mwanya 19 haza ifi yitwa box jellyfish. Iki gisimba kiba mu nyanja y'Abahinde n'iya Pasifika, kigenda mu mazi bucece, kikagira ibishami gifatisha nk'amaboko yacyo ariho imbori zishobora kukujomba zikaguteramo ubumara tukakwica mu gihe kibarirwa mu minota mike cyane. Ubwo rero umunsi wasuye inyanja ako kantu nako uzakibuka. Mwanya 18 w'inyamaswa zica abantu benshi turasanga ikinyamunjonjorerwa cy'umutemeri. Uzashukwe no kubona kibereye mu gikonoshwa cyacyo ko gifite akantu kameze nk'agacumu gisohora maze cyakakujomba gusigamo ubumara bukurangiza iyo utabonye ubufasha bwihuse cyane. Ibisimba byo muri ubu bwoko biba mu nyanja, icon snail niyo yica abantu benshi. Mu mashyamba yo muri Amazone naho turahasanga agatubu gatoya kameze nk'agakeri k'amabara atagira uko asa, ariko uruhu rwako rukaba rusize uburozi bushobora kwica abantu 10 icyarimwe. Abasangwa butaka bo muri Colombia bakunda gufata ubwo burozi bwako gatubu bakabusiga ku myambi barasa bakoresheje umuheha bahuhamo. Nibo ba mbere bavumbuye ibyo gukoresha intwaro z'ubumara. Uramenye ubutaha nujya muri iryo shyamba ry'inzitane iryo ari ryo ryose uzirinde kugenda ukorakora ku dukeri, ushobora kubirengaho maze wakwikora ku munwa gahunda zigahagarariraho. Ku mwanya wa 16 haza iyo bita pufferfish cyangwa se ifi yihaga. Ifi yuje uburanga ikagira ubuhanga bwo kwiyoberanya, kuri ibyo ikagerekaho ubumara yibitsemo. Umubiri wayo ubamo uburozi bwitwa tetrodotoxin bushobora kwica inshuro 1200 kurusha cyanide. Uramutse uyitekanye ubuswa ushobora gupfa ako kanya ukimara kuyirya. Ngeze ku mwanya wa 15 mu nyamaswa zica abantu benshi aho dusanga warupyisi. Impyisi izwiho cyane inseko yayo itagira uko isa ndetse n'ubuhanga bwihariye mu guhiga. Inzasaya z'ubukaka bukomeye zibashisha kwasa no kumenagura amagufwa, cyongeye kuba zibasha guhigira hamwe ari itsinda rinini bituma zishobora gutura hasi igikoko kizikubye inshuro nyinshi mu bunini, ubundi zikagitanyaguza. Mu byaro byo muri Afurika hakiri inyamaswa, impyisi ni imwe mu nyamaswa zisasira abatari bake zidasize n'amatungo yabo. Mwanya wa 14 dufite Komodo dragon. Iki giserebanya kinini ukikibona ushobora guhita utekereza ko ubonye dinosaur. Amacandwe yacyo arimo ubumara bwica kandi iyo kikurumye uhita utangira kuva amaraso menshi. Komodo dragon iteka ibico, ishobora kubikira umuntu hanyuma ikamusimbukira ubundi igahita iruma, gikururanda giteye ubwoba. Ku mwanya wa 13 hari inzovu zo muri Afurika. Inyamaswa ziturije ariko izira umuntu yiyenzaho. Tekereza ikintu gipima tone 6 kigukandagije ikinono cyayo. Mu mwaka inzovu ishobora kwica abantu 500, ahanini baziza kuba bayivogeye ubuturo bwayo.
iyo abantu bayitesheje umutwe arahigera ikavuga iti ibi ndabirambiwe, ahasigaye ikabiraramo, abadakije amagara ikabararika. Kuri nimero 12 hahita hiyizira ingona yo muri Australia yibera mu mazi arimo umunyu. Iki gikururanda rutura nicyo kinini mu nyamaswa zo mu bwoko bwa crocodilian kandi irya ibyo ibonye byose. Ifite urwasaya rwasa n'imbaraga nyinshi, uburyo ishwanyaguza isamake yagera ku mbogo igaturitsa. Ngo ngaho ibaze gikorera umuntu yimufashe. Ku nkengero z'inzuzi n'imigezi buri mwaka ingona nayo iteza amarira atavugwa. Kuri uru rutonde rw'umukara nanone turahasanga igitagangurirwa cyo muri Brazil, Brazilian Wandering Spider, kizwiho kugira amahane ndetse n'ubumara bukaze. Gikunda kugendagenda ku butaka mu masaha y'ijoro cyishakisha umuhigo. Iyo kikubabye ugira ububabare bukabije, imitsi ikagagara ndetse ukaba wanapfa. None gikunda kwihisha mu nkweto no mu myenda. Igitagangurirwa mureke tureke kugitekerezaho. Isazi yatsetse ubu niyifashe umwanya wa 10. Agasimba gato kigurukira nkaho ntacyo gatwaye, nyamara kifitemo indiririzi yitwa trypanosoma, ku buryo yikuriye uhita utangira kugira umusinziro. Utabonye ubuvuzi ku gihe nawe ushobora kwiyongera ku rutonde rw'abantu ibihumbi bahitanwa na tsetse buri mwaka. Mureke dukomereze ku mwanya wa 9 aho dusanga imvubu. Bajya bavuga ngo abantu babyibushye bigira umutima mwiza, ariko kuri iyo ngingo nakubwira hakiri kare ngo imvubu ntizagushuke. Inyamaswa y'inyamahane ku rugero rukabije, ntikunda umuntu yivogera na gato. Buri mwaka muri Afurika imvubu zica ababarirwa muri 500, zibirandura amato mu biyaga n'imigezi ndetse abandi zikabirukankana ku butaka zikabica. Ntutekereze ko wakwibuka ngo uyisige, oya wapi rwose. Ubu noneho inariraje, harya ngo umwami niyica. Umwami w'ishyamba wese uwo guteka ku ntebe gusa, oya. Intare irahiga ndetse hari n'ubwo zihiga abantu. Buri mwaka zica uruboza abarenga 250, bisaba ko abantu badaturana nazo. Iyo bitabaye ibyo ngo ni uguhora bahigana. Intare y'ishyamba ikikubona iratangira ikirigata iminwa. Umwanya wa 7 turahasanga octopus y'amabara y'ubururu. Ni gato, ni keza, ariko uburozi kibitsemo bushobora kwica abantu 26 mu minota mike. Iyo kakurumye nta muti wakuvura. Giteye inkeke rero nuko kakuruma bucece ku buryo rwose utumva ububabare, ushiduka warembye ubundi gapfa. Nubona octopus ujye wihera ijisho, ariko wibuke gushyiramo metero ndetse na dekametero. Urutonde rwacu rw'umukara ruragana ku musozo, aho tugeze ku mwanya wa 6. Iyi fi yitwa stonefish. Izi kwihisha cyane, nako ibinayisaba kwihisha ku buryo buri wese atapfa kuyibona, kuko nubundi yimereye nk'ikibuye kirumbaraye aho kitagize aho gitwaye. Ngo rero umuntu yaba agenda mu mazi akayisitaraho akumva yise agira ububabare burenze, ubumara bwo ku mahwa yayo butuma umuntu agira uburibwe bukabije, yakagagara ndetse akaba yanapfa. Stonefish yitwara nk'umutego utegwaho buri wese ashobora kuwubona, nyamara ntubure kwisasira abatari bake. Ubu noneho twinjiye muri top 5. Ku mwanya wa 5 haraza inzoka yo mu Buhinde ya cobra. Iyi nzoka irumye umuntu mu gihe kitageze ku isaha imwe biba byarangiye. Yica ibihumbi by'abantu buri mwaka. Cobra isagariwe ihiteye yibyimbya ikegura umutwe ubundi gasifura. Kwibitanga umuburo ugira uti niba ukunda ubuzima bwawe ntutere indi ntambwe unsanga, agapfa kaburiwe n'imongo. Ni umugani w'Abanyarwanda. Dukomereje ku mwanya wa 4, turajya mu nyanja aho dusanga iyitwa Australian box jellyfish. Inyamaswa ibonerana ifite igihimba kimeze nk'igisanduku, ifite amashami agera kuri 15. Abaze bya electronique muza akantu bita diode nikimeze.
Kuri aya mashami yayo hariho imbori ziriho ibihumbi by'utunyangingo twuzuye ubumara bwica, yitwa ivubi ryo mu nyanja. Iyo ukudwinze umutima ushobora guhagarara ukagagara ndetse ukaba wanapfa. Humura ntibizakubaho, ahubwo twikomereze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu naho turahasanga inzoka yitwa Black Mamba, mu kinyarwanda ikitwa insana. Igira amahane cyane, ikanyaruka bikaze kandi ikagira ubumara bukabije. Kurumwa n'insana ubwo bukatuwe urwo gupfa rwose. Ishobora kukuruma inshuro nyinshi yikurikiranya ariko itera ubumara mu ruhu rw'urwo yatatse. Kuvuga ko iyi ari inyamaswa y'inkazi gusa ubanza bidahagije ngo byumve. Ubu tugeze ku mwanya wa kabiri. Aha turasanga agasimba utanabikekera. Umubu nubwo ari muto niwe nyamaswa yica abantu benshi kurusha izindi zose ku isi. Miliyoni irenga buri mwaka bapfa bazize umubu. Umubu ukwirakwiza indwara ya dengue, virusi ya Zika, tutibagiwe na malaria. Nubwo ari udusimba duto ariko ingaruka zatwo zigarika ingogo. Ukurikiye Inyamaswa TV aho waba uri hose muri Afurika cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara, sinumva ukuntu waba utarara mu nzitiramibu. Ukinga amadirishya hakiri kare kandi usibe ibidendezi by'amazi hafi y'urugo. Mwese mwibuka video twavuzemo ko umubu ariwo nyamaswa ya mbere yica benshi. None se turivuguruje kandi oya ntibikabe. Tuzabisobanura neza mu yindi video. None se urakeka ari ihe nyamaswa ya mbere yica abantu benshi kurusha izindi zose? Nizere ko wamaze gukora subscribe. Shyiraho na like. Ikindi niba wifuza ko nakubwira inyamaswa ya mbere yica abantu benshi kurusha izindi zose ku isi, bimbwire muri comment. Nihamara kuboneka comment 100 nibwo nzababwira ruharwa mu kwica abantu benshi mu nyamaswa. Ndetse nkabaha n'ibisobanuro birambuye ku mpamvu zibitera. Stay cool, stay safe. Love and learn, let's understand the wonders of this animal land in your smart TV.